kubibona nabibonye nanjye nkuko namwe muri kubibona sinigeze mufata baryamye oya wabyumvisha kuko wabyumvisha kuko aya mavideo ninjye uyafite ndewe rero nta kibazo mfite kuko nawe nafashe kuko nge amakuru kibi nuko yabikora tubana kuko nge amakuru mfite nuko yaharaye yagiye no kumureba biri kintu cyose yakimukoreye n'amafaranga yamwishyuye yose byose ndayafite ndi amavideo yose ndayafite nta kibazo hanyuma rero nabyo nzi ni na mpamvu nabishyizeho umutima wanjye kubibona burya byo biragubiye message oya kubibona sinavuga ngo naterereyeho ngo sinababaye nababaye nk'umuntu nababaye kandi umukunda umugira iyihe inama ni uko yahinduka kubera ko iyo umuntu yitegura kubaka urugo hari ibintu bimwe na bimwe wirengagiza kabone niyo waba ubikunze ariko mu gihe ibyo bintu bitakubakira ugomba guhindura bigomba guhinduka njye nicyo kintu namugiraho inama ahindura kuko umugore ushaka kubaka kandi nawe nk'umugabo ntabwo yagasazira mu bintu nk'ibyo ngo naraye navuye ahanaranye n'uyu nguyu ni umugabo ugomba gusaza kandi agasazira ahantu heza niyo nama namugira kuko muri abo bose ntekereza ko nta muntu n'umwe urabona reka ndebe niba ari iyi ngiyi dore ngiyi hano ari kuyabara urabibona ko yari ari kuyabara kandi aho ngaho si mu rugo aho si mu rugo ni mu rugo aho ni mu rugo urabona ko yari arimo ayabara urabona yuko byatewe n'iki kujya kugura navuga ko ari nko kugura simbizi ntago mbizi icyabimuteye ntago wamenya ikibiteye ntago nzi icyabimuteye kuko ni umuntu mukuru kandi nawe ufata icyemezo gikwiriye ku buzima bwe ni nawe ufata icyemezo ikintu kidakwiriye ku buzima bwe wawe mugiye no kubana akaba yaguciye inyuma ubu message uri guha abakunzi bawe ni iyihe oya message ya mbere ni uko njye nababaye mu mutima wanjye mbere na mbere byambabaje ariko nyine umuntu arakosa kandi umuntu agwa mu cyaha sinekereza ko iri ari plan kandi bushize nakubwiye nti aramutse agufashe uramutse umufashe bamuciye inyuma wagira ngo naraguraga wagira ngo nararaguraga nyine njyewe sinigeze mufata nabyumvise ariko sinigeze mufata yanciye ariko n'ibihamya urabibonye noneho oya reka nkubwize ukuri ariko si umugani mperetse nanone mbivugira ahangaha imitse kubona n'akavideo umugani kari gutrendinga wanga kumusoma nawe akavuga ati nyamara ndiya bishoboye kuba uri kumbeshya nyuma ya hariya umubwira irihe jambo rimwubaka erega ibintu mwebwe muba mushaka kubona rimwe na rimwe sibyo tubaha kuba naranze kumusoma ntabwo byahise bica nk'amabere ngo turatandukanye yego kumusoma kuri kamera n'uburenganzira bwanjye no kutamusoma n'uburenganzira bwanjye kuri kamera ariko inyuma ya kamera ntabwo muzi ibyo dukorana iyo turi kumwe njye nawe ntabwo muzi ibyo dukorana rero kuri kamera n'uburenganzira bwanjye bwo kutamusoma kandi ntabwo yabinyangira ngo nuko ntamusomye kuri kamera ubona icyo yakwangira ari nk'igiki yes reka nongere mbaha ikaze ku muyoboro wacu wa YouTube Angelique Web TV nkushimira yo wakoze subscribe reka nkubwire nti amafufa amafaranga agufurebe mwe se kuri kwimyoza mane gusa kutumye ntarangiza intro yanjye urarangije se cyangwa urasoje rangiza nyine tosoza nako sekiri tara rikubita mu maso none se ntabwo uri kureba neza negera hano gutya yego ahubwo nakayungirizo washyiraho akayungurizo reka twagiye yes reka nongera mbaha ikaze ku muyoboro wacu wa YouTube wa Angelique Web TV mushimira aho wakoze sabu Angelique Web TV website this yes Angelique Web TV mushimira we wakoze subscribe reka nkubwire ni amafufa amafaranga agufurebe nge muri kumva nyuma ya kamera kuri mikoro ni wa muhungu wanyu Dani Kitatere cya Mutabazi rutarimba ibinyoma intore idatoragura ukareka kuza mu biganiro nzave mu biganiro njye kuvugira inka ntegereje ubukwe bwanyu ubukwe bwacu nibwo uzakwitorezamo no kwitoza se cyanza ndi kuvugira kwitoza tuke umuntu uzatuvugira inka ko ni kakana ni akahe hari akana kaba Kimisagara niko kazatuvugira inka ariko se ubukwe buzataha budataha ubwo nawe urashaka ubugera intorezo reka ndarengana nuko numvise uzataha nuko imihanda numvise byirengagiza ni prank
Ngera ndakubita mbangura ko ndiruta nimba ni inyuma. Ni prank. Ni prank? Oya ntago ari prank. Twateguye. Kuko reka nkubwire ukuntu atari prank. Ngenda hera ndakubita mbangura dia. Jewe biriya bintu bakomeze kubivuga kuri social media ahantu hose nkajya mbyumva ariko nge nigereye ku cyicaro. Cyaho byabereye ibintu byose amakuru mfite. Wasanze irimo se? Wasanze irimo? Nasanze ivuyemo. Ubwo rero nani yagezemo niba nawe wasanze? Oya nasanze ivuyemo. Kuko nibihamya birahari. Ibihamya bihe jewe ibihamya birahari, jewe ibintu byose banze nkwereka ibya mbere se. Ariko ntunkubitire telefone hasi ndakwinginze. Nyishaka iki? Sibyo? Nyikubita nyishaka. Okay, byibura ubanze urebe aya mafoto. Uri kuyareba? Nayabonye. Jewe mpita nkwereka. None se ibi bihamya wabibonye hehe? Uri kuri ayo mafoto rekeraho baya. Itonde ndeba ariko oya birabujijwe kugera mu mahandi hano. Ntabwo ndi burebe inuzi. Zana nkwereke n'ibindi bihamya nyine. Bihamya. Zana no nkwereke n'ibindi. Ibi ntabwo bikanganye. Ibi? Ibyo ntabwo bineye ubwoba. Ikigutera ubwoba ni igiki? Nuko yarwara ariko mu gihe akiri muzima turi kumwe. Nyine ngiye ikintu nari mvuze nuko bazigutanzemo. Inyi ziriya ntebe n'urugo barugutanze. Intebe se bazikoreye. Intebe kereka iyo bazikorera bakazijyana. Banazirayemo. Yari ko ziriya ntebe bazijyanye. Bazijyana hese barazizanye. Wowe uri aho ngaho uri hariya hirya mu social media uri muri rukanka. Oya na social media ndimo. None se ibi bintu byo ubivugaho iki? Wenda hari warebye n'ibindi. Ngiye kuko nabonye n'amavideo menshi cyane. Ngewe nta kintu mbivugaho ibyo. Aya mavideo se wari wayabonye? Oya wireba. Wenda mazayireba mu kiganiro bakunzi ba Angelique Web TV ngomba kuyashyiraho wenda muzayarebe amavideo amafoto yuko yerekana. Ndabizi ninge muntu yafite nta wundi muntu yafite kandi akeka nawe ubwo yabonye. Oya ibyo amafoto byo ngiye nta kintu bimbwiye. Nkuko nababwiye ngo naje mbizi ko nzahura nabyo. Ngo rero ibyo ntago bineye ubwoba. Ibyo ntago bineye ubwoba habe na gato. Nose ukuvuga ngo nta kintu kiguteye ubwoba nk'ubwo ngiye mpora nibariza kubera iki bitari kugira vuba vuba. Yego nejo byakunda. Nejo byakunda. Na ninjoro byakunda. Na nijoro byakunda. Harabura amasaha rwose ibintu bikaba. Muri commentaire naho zandi kubona bari kuvuga ati ese kuki harabura iki ngo Diane ngo Diane ngo rero baramwijaniye. Nta kintu kibura rwose. Urana ko Nzovu n'ubundi kwa Musanze nubwo avuga ngo hari icyo yahindutse n'ubundi arakigira mu bandi. Erega kujya mu bandi. Ngewe sinamwifatiye. Ntago namwifatiye ngo ndabimushinja. Rero mu gihe ntamufasha kubibona nabibonye nanjye nkuko namwe muri kubibona sinigeze mufata baryamye. Oya wabyumvisha kuko wabyumvisha kuko aya mavideo ninjye uyafite. Ngewe rero nta kibazo mfite kuko nawe nafasha. Kuko nge amakuru kibi nuko yabikora tubana. Kuko nge amakuru mfite nuko yaharaye yagiye no kumureba biri kintu cyose. Yakimukoreye n'amafaranga yamwishyuye yose byose ndayafite. Ndi amavideo yose ndayafite. Nta kibazo. Hanyuma rero nabyo nzi ni mpamvu nabishyizeho umutima wanjye. Kubibona burya byo biragubiye message. Oya kubibona sinavuga ngo naterereyeho ngo sinababaye nababaye. Nk'umuntu nababaye kandi umukunda. Umugira iyihe nama? Inama nuko yahinduka kubera ko iyo umuntu yitegura kubaka urugo hari ibintu bimwe na bimwe wirengagiza. Kabone niyo waba ubikunze ariko mu gihe ibyo bintu bitakubakira ugomba guhindura. Bigomba guhinduka. Ndiye nicyo kintu namugiraho inama hindura. Kuko umugore ushaka kubaka kandi nawe nk'umugabo ntabwo yagasazira mu bintu nk'ibyo ngo naraye hanavuye hanaranye n'uyu nguyu. Ni umugabo ugomba gusaza kandi agasazira ahantu heza. Niyo nama namugira. Kuko muri abo bose ntekereza ko nta muntu n'umwe baba bitaye ku mafaranga ye. Nta muntu uba witaye ngo yoze ntiyoze ntabwo bimureba. Njyewe byose ndabireba. Nge nabonye mu kiganiro mwakoranye kuri channel yo mugenzi wanjye ari kuvuga ati ugize ubwoba mugiye kurwara depression bamusomye n'ibiki amagambo menshi cyane nkabona we nta kintu uri kubikoraho. Oya nkubwiza ukuri. Ntago kubabara kose ari ugusakuza. Nta nubwo kubabara kose ari ukurira. Umutima wanjye buriya narindi gushenguka. Ariko mwebwe twari turi kumwe cyane abandi twari turi kumwe ntago mwari kubibona. Ariko mu mutima wanjye sinakuvuga ngo ndishimye. Nababaye. Hari ibintu yavuze kuri video ari kuvuga uti nyamara Diane ibi bintu uri kuvuga ntago ari byo kuko bigaragara yuko we nyine yanyeretse ko ibyo bintu nta bihari. Yego.
yanyeretse ko ibyo bintu bitabaye ariko nanjye sindi umwana wo kubeshywa ngo kiriya kintu nicyo ngo kiriya sicyo ndi umuntu mukuru mfite uko ngomba kureba mfite n'uko ngomba gutwara ibintu nababaye kubabara kuko ntabwo wakumva umuntu mukundana muri hafi no kubana habura amasanga ngo yararanye n'umuntu ngo wumve ngo birashimishije kuko hariya ntawe nari mfite wo kuririra nta n'uwo nari mfite wo kwereka akababaro kanjye gusa mu mutima wanjye niho nabigumishije. Ese ubundi iyo ubabaye ubwo bitura nde? Nawe ndabyimenyera usibye gusenga gusa nkabwira Imana ngo inkomereze umutima wanjye ntawe mfite ngo nshaka ngo kwicaza ngo nganize ibibazo byanjye. Hari ukugira inama se muri ibi bintu? Ndayigira. Ni wowe wenyine uyigira? Yes. Noneho mbariza aba viewers banjye, urabona Nzovu yabitewe n'iki kugira ngo yishyure amafaranga menshi, yishyure amafaranga menshi pe. Njye nayabonye sinzi niba wenda reka nanjye nyakwereke kuri telefone, yishyuye amafaranga menshi cyane pe. Kuko urabona ko arimo ayabara, ko video ziri hehera, arimo ayabara menshi cyane. Urabona byatewe n'iki? Urabona reka ndebe niba ari iyi ngiyi. Dore ngiyi hano ari kuyabara. Urabibona ko yari ari kuyabara kandi aho ngaho si mu rugo? Aho si mu rugo? Ni mu rugo. Aho ni mu rugo. Urabona ko yari arimo ayabara. Urabona yuko byatewe n'iki kujya kugura? Navuga ko ari nko kugura simbizi. Ntago mbizi cyabimuteye. Ntago wamenya ikibiteye? Ntago nzi cyabimuteye kuko ni umuntu mukuru kandi nawe ufata icyemezo gikwiriye ku buzima bwe. Ni nawe ufata icyemezo ikintu kidakwiriye ku buzima bwe. Hanyuma ukaba ugiye gukora iki kugeza ubu ngubu rero? Kugeza ubu n'ubundi nta kintu cyahindutse kuri njye. Urusibye kubabara ariko mu mitekerereze yanjye n'ibyo nshaka nta kintu na kimwe cyahindutse. N'ibyo ushaka nta kintu cyahindutse. Ubwo wenda umbwirira abaviewers banjye ikintu ushaka ni igiki? Ikintu cya mbere niwe nshaka kandi ntago yapfuye aracyariho. Kuba yahuye n'umuntu rero hakaba habaye ibyo byose nta kintu byantwaye pe. aracyariho imishinga yacu iracyari kabone n'ubwo ibyo bintu byabaye gahunda zacu ziracyakomeza. Ubu ni ukuvuga ngo ubu ngubu niba gahunda zigikomeza ukabubona aya mavideo n'ibiki byose yakoze amafoto kandi mu by'ukuri byitwa kwese kuri social media tubizi ko ari umugabo wawe mugiye no kubana akaba yaguciye inyuma, ubu message uri guha abakunzi bawe ni iyihe? Oya, message ya mbere nuko njye nababaye mu mutima wanjye mbere na mbere byambabaje ariko nyine umuntu arakosa kandi umuntu agwa mu cyaha. Sinekereza ko iri ari plan kandi bushize nene nakubwiye nti aramutse agufashe uramutse umufashe bamuciye inyuma wagira ngo naraguraga wagira ngo nararaguraga nyine njyewe sinigeze mufata nabyumvise ariko sinigeze mufata yanciye ariko nibihamye urabibonye noneho. Oya, reka nkubwize ukuri nta kintu nta ntambara nimwe itagirangira. Rero kuba yanciye inyuma n'umuntu mukuru yego ubwo nyine nicyo cyashimishije umubiri we nicyo cyashimishije n'umutima we. Yego ubwo njyewe nyine nababaye kandi bigomba kurangira. Urabikosoza rero igihe noneho bigaragara yuko noneho tugiye kubona igihe kuganira. Wari wanabivuze ntabwo yampakanira ngo ntibyabaye. Tugomba gufata igihe cyo kuganira tukagira ibyo twumvikanaho tukabikemura bikava mu nzira. Uramutse uvuga ngo yako afite no hari ubwo afite kuba ati wenda yaryama cyangwa yagiye kwishyura n'ahandi ugasanga wenda sibyari nabyo. Oya, njyewe niyo byaba ari byo nababwiye ko buri kintu cyose nzahangana nacyo. Ariko si umugani mperetse nanone mbivugira ahangaha imitse kubona n'akavideo umugani kari gutrendinga wanga kumusoma nawe akavuga ati nyamara Diya bishoye kuba uri kumbeshya nyuma ya hariya umubwira irihe jambo rimwubaka. Erega ibintu mwebwe muba mushaka kubona rimwe na rimwe sibyo tubaha. Kuba naranze kumusoma ntabwo byahise bica nk'amabere ngo turatandukanye. Yego kumusoma kuri kamera n'uburenganzira bwanjye no kutamusoma n'uburenganzira bwanjye kuri kamera ariko inyuma ya kamera ntabwo muzi ibyo dukorana. Iyo turi kumwe njye nawe ntabwo muzi ibyo dukorana. Rero kuri kamera n'uburenganzira bwanjye bwo kutamusoma kandi ntabwo yabinyangira ngo nuko ntamusomye kuri kamera. Ubona icyo yakwangira ari nk'igiki wowe ko wamubonye? Ntacyo nari nakora ngo akimbwire ngo iki nakikwangiye. Umunsi nagikoze azambwira ati iki sinagikunze. Nk'umugore ubona ari nk'igiki ubona kizagusenyera kwa hagati yawe nawe?
kutamubwiza ukuri. Kutamubwiza ukuri Nicyo kintu numva yanga. iyo yumva ngo utamubwiza ukuri ugerageza gute kumubwiza kugira ngo umenye ngo uku niko kuru? Nta kintu twahuriramo ndi kumubeshya. Byose uhita ubimwereka. Byose mubwiza ukuri, ubwo ikintu nyine atari kumva nacyo ngerageza uko nkimubwira akacyumva cyangwa se akacyanga tukakireka tukakivaho. None se rino joro biba mwari mwavuganye? Nta telefone afite. Nta telefone afite. Ni ukuvuga ngo nyine wagiye urangije uramusiga? Ntago twari turi kumwe kuko njye hari gahunda zanjye nawe nari niriwemo. Yego, zawe nawe? Yego, nari niriwemo. Yari ari iwe, nanjye ndi mu rugo. Ariko se uru rugo ko mbona ruzataha bitinzera? Ntabwo ruzatinda. No mu kanya ushobora kumva ngo byabaye. Twebwe ibintu byacu ni amasaha abura. Cyane ko mutazajya no mu murenge. Umurenge tuzawukora tubana. Muzabikora mubana. Bivuze rero ngo nta gitangaje n'ubundi mwakwibanira. Cyane rwose. Wo kugira ngo n'ubundi baye gutanga ibiryo byawe zirambaraga ze kujya ahandi. Ibiryo byangerega nta muntu wabitwaye. Ariko bari kugenda bivungukaho. Nta kintu cyavunguka, ni nkuko nanjye yavuga ngo byavungutse. Nawe ubwo nazajya acara nawe uzajya ucara niba byumvishe neza. Nzakora icyo yakoze. Rero kuvuga ngo ibintu bye ngo byahungutse, nta kintu cyahungutseho. Ese ni mubana zirangeso izi zose turi kubona zigakomeza ntihagire ikintu gihinduka cyane cyane ko byose bita bihinduka 100%. Ariko niba ari 90, niba ari 100%, hazavaho 20 uyu munsi, ejo haveho 10, ejo haveho 15, bigeraho birangire kuko ura n'umuntu mukuru. Agomba guhinduka. Ariko niba ndi kubyumva neza kuki uvuga ngo ntago yahinduka, uzajya wihangana ajye kubomora bimwe byajya avuga aze yongere muryamane. Erega umugore ni uwihangana, ubundi se umugabo wabona utaguca inyuma n'uwo. Ariko uko kwiha usibye kumusengera nta mugabo uri perfect kandi nta n'umugore uri perfect. Ariko reka mbona iki kibazo ukugira ngo umugabo wawe aryamane na murumuna wawe no kuryamana n'umukozi wawe wahitamo karyamana nande? Nta numwe nahitamo. Bibaye ngombwa avuga ati hitamo. Byaba ngombwa ngiye kubwanjye nta numwe yahitamo. Nta numwe nahitamo. Yawe umuvandimwe wanjye ndamukunda, yawe umukozi wanjye ndamwubaha. Rero abo bantu sabo kuryamana n'umugabo wanjye. Noneho nkabubaha umugabo wanjye kurushaho. Wenda umenye ko ugiye gupfa ari wo mwuka wa nyuma ukabasigira abantu babiri, ukamusigira murumuna wawe n'umukozi wawe. Wamubwira ati bakavugura ati gira umwe umuraga, wamuragande? Nta numwe. Kubera iki? Wamubwira ati uzabeho uko nguko? We niwe wakwishakira undi ariko ntagize uwo musigira. Nk'umugore nta numwe ngiye namusigira. We niwe wazagira amahitamo ye adaturutse kuri njyewe. Ukwihangana ufite erega kwihangana kuranesha kandi kwihangana ariko ko nzi ko abagore badakunda gusangira ku isahani imwe nyine. None se mubwire ngo ndi guseka, mubwire ngo ndishimye, ndababaye mu mutima wanjye. Byibuza nuko Imana itakugira ngo urebe mu mutima wanjye. Mubwire ngo ndi guseka, ntabwo ndi guseka, ndababaye. Ubu uri gutegura iki? Ndi gutegura gusenga kuko gusenga gukemura byose. Sinavuga ngo nanjye ndakora intambara nk'iyo yakoze cyangwa ndakora nk'ibyo yakoze. Aho nanjye naba ndinjije mu mutwe. Bivuze ngo nta kintu n'iki na kimwe uri bukore cyangwa uri buhindure, urabiguma gutyo tu? Oya, ndababara ariko birarangira. Yane rero n'urugo rwawe na Nzovu bari kugera umujugujugu. Iyo mijugujugu izageza pafu pafu pafu. Izagiza nyicisha ku ruhande. Baje neza batazamukiye ku rugo rwanjye. Ubundi kuki bataje kare? Kuki bataje kare? Baje nonaha babona ibintu n'ubundi ntaho bizajya. Mwahinda mutahinda muzahinda mugwe mukame mwongere mwombe. Nyuma y'izi video nibyo nari ndimo ndabaza nyongere nkibariza abaviwazi banjye. Ubu ngubu nkuko ibi byabaye biramutse ubyutse akaguhamagara kuko ati Rodiane sinkiri kumwe nawe, ati ushaka undi, ati ngewe uru rugo rwatashye mwundi, wakora iki ako kanya? Ntabwo yabimbwira. Bibaye ni kuvuga bibaye. Ntabwo byaba. Waruze ko ibi biri bube se? Nibishaka bizaba ariko ntabwo byaba noneho. Byaba biciye mu zenzira. Nk'ibyizi ngizi byaciyemo. Izi ngizi rega ntago ari ubusu, ibi ni ibiki? Niba ari umuntu washakaga umugati akaba yawubonye, nibyo yakomeje.
urumva atari umutungo w'urugo uri kugenda. Oya, iyo umuntu ashonje regura umutungo kugabanuka. Yarashonje baramugaburira. Kandi kugaburira umuntu ushonje ni byiza. Si umunsi ntari burye. Ntago ndi kumva kumugaburira cyari. Yarashonje umugabo wanjye aramugaburira. Kandi ntacyo bitwaye, umugabo mwiza ajya ufasha abantu. Akomeza bitange nta kibazo. Akomeza afasha abantu barye. Yamufashije. Niyo video yayifashe kugira ngo arye, ubusa ntiyariye. Utwo tuntu two kugira ngo arye kandi yariye. Yariye. Ahubwo ufata utundi twinshi tukugaburire wa mukobwa. Ariko ko mbona ubyegereza umutima cyane. Oya, ntabwo nabyegereje umutima. Wewe mu gihe ubonye ahantu hakugaburira fatiraho. Watumye urya, dore iyo foto yatumye urya. Rero fatiraho ugumye ukore cyane. Kuko nudakora cyane shaho urakoboka amazuru. Aha. Arakoboka amazuru kubera icyo uramukubita? Ntago mukubita. Ni iki kiri mu azayikoborera. Azayikoro. Ubwo uramutse umusanze nanone mu rugo rwawe none ubu byagenda. Kabura yubafata. Erega nta n'urugo namusanzemo. Nyine nkabura uramutse ubasanzemo. Nari kumubwira ati wahaze ngo usohoke utahe. Wahaze. Insanga atahaze nari kumubwira ntuzagaruka ubutaha, uzahaga ubutaha. Ariko mu gihe yahaze ngasanga yanaruvuyemo. Umva, ubu nta kintu nyiri kuvugana nawe. Kandi ntekereza ko n'uwamugaburiye nawe nta kintu bari kuvugana. Waruzi ikintu gitandukanya umugore n'umugabo? Urakizi? Ntago nyizi kuko sindabana nawe ngo kandi uri kwitegura gushaka. Ndi kubyitegura ariko sindabigeramo. Urashaka kuzakimenya se gitandukanye? Nzakimenya narugezemo kuko urugo rwanjye si rwo rwundi. Ikizanandukanya n'umugabo ni njyewe ukizi. Nese mvuga ngo bari abatandukanyijwe no gucana inyuma. Mvuga ngo bari abapfuye amafaranga. Njyewe urugo rwanjye ni njyewe uzamenya icyo ruzasenyuka ruziza. Izabandi ntago mbizi. Njyewe ni njyewe ufite icyo, ni njyewe uzamenya mu icyo gihe cyo twapfuye. Ariko ubu ngubu sinavuga iz'abandi ntago mbizi uko zari zimeze. None se Dia, kubona hano hanze hano ubundi ntago birari bishyashya umugani wawe, ukabona n'ubundi ngo ziri kuri divorce zivuze ubuhuha, wenda divorce nuko abarasezeranye kandi bavuze nta muzasezerana mubana. Ubona biterwa n'iki kugira ngo umugabo aguca inyuma kandi mubana? No kutumvikana. Yego. Buriya hari bivuze ngo hari ibintu mutari kumvikana. Njyewe nawe se? Yego. Oya, ntago ariko ibyanjye bimeze. Nse njyewe twatandukanye. Njyewe hari ubwo twatandukanye. Kubabara ntago bivuze gutandukana. Kandi ntitwatandukanye. Okay, arabona iki kiganiro ndabizi cyane ko yafite televiziyo na network byose ari bibone. Uramuhiye message? Message na mwana bitewe n'aya ma video. Message na mwana uko nababaye. Yantengushye. Ariko ntago bivuze ko nakwanze, gusa wisubireho. Hanyuma we nakubwira ngo wisubireho. Njyewe ntacyo mfite cyo kwisubiraho kuko sinamukoshereje. Nyine igituma mvuze ngo niyisubireho kuko kubiganira akora aravuga ati ngiye Diane ntago turahura. Ati yego ni umugore wanjye ariko ntago turahura. Ubu naramutse akubwira ati Diane iki gituma nakoze biriya nuko tutarahura, ndakubwira ati dukore imbwibuka byanga. Ababishaka ababinko. Erega ntago yabinsabye. So yigeze aza akavuga ngo Diane naramusabye aranyima. Yari yazanga bivuge. Hayicana yigeze abivugaho ko yansabye nkamwima. Ngo mwararara Oya, ntago yigeze avuga ngo Diane namusabye aranyema. Kurarana ntago bisobanuye kuryamana. Kandi naho bitabaye twarabiganiriyeho dufata icyemezo cyanjye nawe cyuko gukundana bidasobanuye kuryamana. Igihe twabanye azankoresha icyo ashaka nawe mukoresha icyo nshaka. None se ubwo urukundo ni iki? Urukundo ntago ari ugusambana. Ubwo se muzamusambanye kandi mukundana? Urukundo ntago ari ukuryamana. Kandi mukundana. Ntago gukundana bisobanuye no kuryamana. Nyine we urumva ngewe waruvuga. Yo urukundo rwanjye nawe ntago bigombera. Mbese muri aba besito. Nabyo ubu besto. Umugabo wanjye nka umugore wari. Icyo wita umugabo we ni iki nyine cyerekana ko umugabo. Turi guteretana ni fiance wanjye. Ni fiance we nawe akaba sheri wanjye. Akaba sheri wawe. Nyine ubwo nicyo nari ndimo ndavuga nti wowe uravuze ati yisubireho, nawe aramutse akubwiye ati ngiye cyatumye bira byose biba nuko nta kintu urambwira. Mbwira ntago bira bintu nzabyemera. Ntago yabimbwira. Kubera iki aramutse abivuze ko ari umugabo? Ntago yabimbwira. Ariko umubiri urakora. Oya, yambwira ko yakoze amakosa ariko ntago yambwira ngo ni ukubera ngo ko tutaryamanye.
ntabwo yabimbwira kuko numva abanza utazajya umuhindukirira mu kinyarwanda kizara. none se ko utazaba uhari ngo uzabimenya uzajya umubwira ati nyaboneka tuzi. ntabwo uzaba uhari niyo mpamvu utanamenya n'amakuru azabera mu buriri. ubwo ndimo ndareba iyo foto nyine ukuntu muzaba iyo foto ntabwo wayimenya kubera ko nta kamera yawe izaba irimo. kubera nk'umunyamakuru ntabwo uzantumira y'iki ahubwo iyo kamera yawe uyibike vuba. nyibike nzayifatisha mu bukwe nyine. nzayifatisha mu bukwe se uzapfa kubwinjiramo utatwishyuye. oya muzatwerera unishyure kamera yawe ubone kuyitera. ni ukuvuga ngo ubukwe bwawe abakameramani bazinjiramo. tuzajya twiga tubaha ibiganiro by'ubuntu ubukwe bwacu mufatire ubuntu. kamera izaza mu bukwe bwacu n'izaba yishyuye. izindi n'ibiki byose ntago zizaza. izishyura iza kamera itazishyura ntabwo iza kamera. ariko bakunzi ba Angelique Web TV mumbwire niba uru rugo koko ruhari mwihangane twagikoze nijoro. none se murabona atari urugo? ntago ndi kurubona nanjye mu maso yanjye. we ntago warubona rega ubwo nawe urankunda kandi ntiwambona. yanjye ntago nagukunda. nawe ufite ishyari nawe uzamura umukobwa nk'uko nabonye bari kuzamura abakobwa. ese kuki mutabazanye ntari nazama? nawe ubwo ufite umukobwa ugiye gutendekesha mutendekeshe nakubwiye. kuri Angelique Web TV ntago dutendekesha ahubwo twe turabaza ku bibi bitari kuba kuko turi batarimba n'ibinyoma. sinabasubije ngo no mu kanya byaba. no mu kanya byaba. nimuhumure buracya tubana. ubu none wese wisubiraho. simbaye amakuru. buracya tubana. mubana mu nzu imwe. cyane. nokore kw'Imana umva ndabyishimiye pe. ndabyishimiye ibintu bigiye kuba ati mugiye kuhita mubana muzabyara n'abana bangahe? ab'Imana izaduha. nta mubare muzagena. zabyara nk'abarokore. Imana nitanga urubyaro rega. twebwe natwe abantu tugashyira abantu ku isi. Imana itanga urubyaro ukarwakira ukabyara ukabona umugisha uturutse ku Mana. niduha n'ijana tuzababyara ariko ku bushake bwacu ntabwo twarenza abana babiri. ariko Imana yarengeje kabiri uremera kuko Imana iyo yavuze nta muntu ujya usubiza inyuma. bacuti zanjye rero mbabwire nti mwihangane kuko iki kiganiro tugikoze nijoro ariko byibura reka dusabe Diane mu by'ukuri agire nka message aha abakunzi ba Angelique Web TV noneho dusoze. ikintu nabwira abakunzi ba Angelique Web TV ni uko mbakunda. abantu bankunda nanjye ndabakunda. abantu banshyigikiye bakomeze banansengere kandi abantu batananshyigikiye nabo courage mu byo muri gutekereza. nkeneye amasengesho yanyu abantu bo kuri iyi cano kandi ndabakunda cyane. mu nsengere bayi. Yes, ndagushimira wowe watangiye iki kiganiro ukaba ugishoje nkusaba no kuba wihanganye rwose nkabigushimira kuba wenda kitagaragaye neza kuko nari mfite amakuru y'ibintu byirwaga bivugwa ku mihanda ndeba hirya. niyo mpamvu ndabona reka nje kureba ahantu byabereye kuko murabizi ndi rutarimbana ibinyoma intore datoragura amayugi. nanjye navuze nti reka ngende mfate amakuru neza 100%. nkushimire watangiye iki kiganiro. nkubwire ni amafufu amafaranga agufurebe nge muri kumva mwumvaga inyuma ya kamera kuri mikoro ni wa muhungu wanyu Dani Gidatere cya Mutabazi rutarimbana ibinyoma intore idatoragura amayugi. mwihangane ko babyari bimeze gutyo.